ambwiye mwijwi nzatangira kubyara Vestine mbivimuzi ndagukura akaboko mu mufuka nene niba mbona yampano nta nshuti afite inshuti ni wowe kandi wowe uri ikigoryi nakubwiye trailer ndaguhaye ndaza kuvuga icyakuzanye muri Canada nkubwire Kamana Yeri gift yaguhaye ugenda ushira umugore w'ukuntu byagiye ibyo mbanze mbiveho mbanze mbigeze hari abantu bumva ukuntu wemuka nzamuke ngene kubyaba Vestine na Dorcas mbivuga ngende kubindi n'ibindi ncukumbura n'ibindi bintu urabizi nabyo byengene mbivugavuga ndagiye yo wanda gusotora nkugezeyo urihagararaho kuzigusaba pe hanze urihagararaho ndakura live ndumwe Instagram pana TikTok ibingibi abantu baza bakagira iki batanga n'ububoro bwabo ndazo ndakura live ya Instagram mbanze na posting nyamamaze babwire ndashira umuceri wa myigire mbamamaze baze biurebe ibihumbi 10 kuntu bikota nisho gikira kuri kamera kibite kivuga cyiri agasora ikiganiro bro gasora ikiganiro bizi ko Dumba ari wo barimo baravuga hizo boro you're not even asking warinze ukavuga ngo warize ngo uri umunyabwenge ngo uri manager bro ukavuga ngo uri umunyamakuru uri professional. Sorry my guy sha ibintu bya views giye kiganiro cya mbere bakoranye cyaranangaje given point pazo washoboraga kugumayo man it was very very possible ko wagumayo cyane pe cyane kabisa it was very possible urengana cause abantu muri hano ngenda giye kubabwira uyu Pazo ni umuntu mvugana nawe mu gikari n'umwana ufite uburere bwinshi cyane afite uburere bwinshi uri muraganira nawe uramwumva Pazo turimo turaganira wumva icyubahiro ampa icyubahiro iyo ari maraganira ndibuka ubwa mbere iminsi ya mbere naraguhamagaye nguhamagara nkaho nkurakariye urambwira ati Dumba ibi bintu sinshobora kubikora urambwira ati Dumba nahamwe kubera umva genda umusiramu icyo ushatse kunkora nicyo ngukora exactly what you want to do to me that's what I do to you nzakwataka nka cancer bro step by step 1 2 3 4 5 6 7 nzakugeza kwijana mwereke ubugome muba mukora mwigera mukigira ko mwigira abantu babagome bro mwigira ubugome mwigira ubuntu bw'ubugome bro mfite fucking be nshobora kukubera akabuye mu nkweto wowe nshobora kukubera akabuye mu nkweto wowe utagenda nshobora kukubera akabuye mu nkweto we Irene ubuzima bwawe bwose nubwo buboro bwawe wubatse n'ibyo biboro byawe byose bigasenyuka bro mubikate ni mubishire wundi muntu mubishire Irene kandi every time I come live Pazo nahantu uzakubona uri live nkazamuka nzajya mbyibuka cyane nzajya mbyibuka abaza twambitse icyatsi shiyo ariko izi video ya saturate isi yose man bagahita bavuga ko ari njyewe nari nyiri inyuma isi yose every motherfucker buri muntu wese at least yabonye iyo video Dumba yiri inyuma Irene ugafata ikiganiro ukakirekura wowe waje hano urakagorye ugafata ikiganiro ukakirekura Irene n'ukuntu twari tubanye warangiza ukagenda gusaba imbabazi ugabona ngo ya mpano ntabwo yareze Dumba komuteri kubera abanyarwanda uzi neza ko batazi igifaransa barakizi cyane ahubwo igifaransa oya nabonye abanyarwanda benshi batarabimenye ntabwo bamenye ijambo komuteri icyo bimenyesha banyarwandakazi ndashaka kubasobanurira ijambo komuteri icyo rimenyesha komuteri mu cyongereza bavuga as such ni ukuvuga ko ntabwo yabikoze as such sibyo yakoze
azin like ntabwo yabikoze nk'uko mubyumva. ntabwo yabikoze nk'uko mubyumva ngo njyewe na Dumba ngo is like my brother arangije kuvuga kumutera and then you accept mugafata njyewe ufite diploma ya civil engineering gutanga imbabazi umuntu avuze ngo as such Chomanta aranditse ngo they will do anything for views for real man. ntabwo yabikoze kumutera Yewe dore ikintu kubera cyambabaje abanyarwanda hafi education system yacu igomba guhinduka ahangaha niho mpagarara nkavuga ati education system yacu igomba guhinduka ukabesha abantu miliyoni zingahe kubera urimo uravuga komite on a national TV igere ry'amasheki hariho Philipita man hariho Philipita ashobora no kubaza ikibazo ngo Philipita na uri ikigoryi Philipita na uri ikigoryi koze maribaza ko abakaritas bari profession yanande ni mama koze ngewe umuntu yabajije yabajije ndamubaza ariko se nakubaza ati komuteri kumenyeshije ko batamurize cause I think like Philipita is a smart guy namufata as a smart person nabonaga Philipita n'umuntu uri smart ugasanga izina uwo bavuga ko batareze izina riri muri ribu statement zifunga puzzle riri mu izina ryanjye biba biri kure biri hano ntabwo bijya biba kure biba biri hano ntabwo bimba kure ipapuro byari bigiye gufunga puzzle man bambifite buri gihe bambifite bingenda hafi bazikana statement reka mbisome nongere mbigusomere we Irene nongere mbigusomere biba hari ikintu wari ugiye gukora cyari very dangerous. So dangerous man. Cyari very dangerous. Izi zose ziba ari cyber report ngizi. Nicara nazo hano. Yewe Irene yakoze ikiganiro na Yamano mbere yuko mfungwa. Baravuga ngo Justin ngo nari ndi umuntu urangwa afataga ngo video Yamano. Man, Irene yaraburaga Yamano kujya abone views akamamagara. Imagine such a guy like that man. Je nagize n'ubwoba kabisa. Irene ntabwo ndi mu Rwanda ntabwo uzandoga kandi no mu Rwanda nzaza. Because they say you put your enemy closer and knows that your friends close, your enemy closer. No mu Rwanda nzaza. Ndumva sinzi ikintu wamusabye ariko ngiye nizeye ko azagikora cyetse niba aramusabye ikintu kiremere azagikora kuko yaraguhemukiye kabisa. Kandi byarakubabaje icyo wamusabye azagikore niba ari no kubyumva Irene ikintu Dumba yagusabye uzihangana ugikorere abanyarwanda bagukunda banakunda Dumba. Ntabwo bazongera kumukunda Irene ndabukubwiye imbere nadakora ibintu namusabye mu mezi abiri abanyarwanda bazaba batakimukunda. Nawe azubwenge azagikora kabisa cyetse niba uramwatse kigoye ariko azagikora. Ntabwo bigoye ni ibintu byoroshye cyane koze ngiye ntabwo nkomeza ubuzima. Yeah please Irene uzagikorere Dumba muhamagarane umubwire uti twabirangije ibyo wambwiye ndabikoze ibintu bive mu mutwe wa Dumba kabisa kuko yarababaye. Irene you have never ntabwo urabona ubugome. Ntabwo urabona ubugome. Behind umurozi haba hari uwundi. Uraruguka ajya kubona umuntu bararuguye. Gahita kira. Agahita agenda. Hano ndi abanyarwanda babimenye Pazo bamufunze. Njyewe Dumba sinshobora kugira confidence yo kuba nshobora guhaguruka nkagura itike nkaza mu gihugu cyanjye. Really? Na njyewe uri inyuma y'icyaha bafungiye umwana nagenda gute Rwanda bahita bamfata. Cyane. Kuri airport. Baguhagarikira hariya bagahita bagutwara. Nibwo bugome Irene wari ukoze. Gusa ngiye ndashimira ubutabera brother. Man. Kabisa. Ntabwo reka ndasubiramo abantu batazi uburemere bw'ikintu Irene yarakoze ndasubiramo abantu batazi uburemere. Njyewe Dumba bafunze Pazo man akaherayo. Ntabwo nshobora gukatisha itike ngo ninjire i Kigali. Pazo bamufunze ari njyewe wamutumye nkuko babivugaga. My question is Mujama niwe wifatiye video karayibonye twese niwe wasetinze camera ashirariya bakora bakora nubwo rwose bitari binashimishije. Areba ni ibintu umuntu abona wenda akavuga ati you know what at least byari bimeze neza ariko na wapi
So my question is, ni Bushi gute Bushi, thank you so ari much, wowe brother. wayifatiye akanayitanga, ni gute ajya kublaminga abandi bantu ngo bayisohoye kandi nawe kuyibikira byaramunaniye? yabanje no kubeshya mu kiganiro kwa Irene ngo bamuteze kamera Ngo abantu bari batarabibona. muteze Yeah. na twese iriya video twese turayifite ukuntu yegera Petero arabeshya isetinga. cyane. Arabeshya cyane at an extent. icyo kiganiro niho babesheye ko ngo yampana ngo afite umwana, urumva Wahese. ngo umwana we yarapfuye, ahubwo ngo umwana Irene we ngo yarapfuye urasohora. icyo wamugari. kiganiro babeshya ko ngo umwana wa yampana yarapfuye wajya gisohoye Irene, kandi byose ari ukubeshya wa mungu byose ari ukubeshya. wa mugani Irene Ndumva ibiganiro nkubaza ujya ukora. ikibazo. Shisa. Ndumva kankubaza ikibazo. kandi ngo mama Are w'uriya you mwana telling yaragiye me no ngo kurega Thank you, Dumba. Bushari. Thank you so much. Kankubaza ikibazo Dumba kandi Thank you, unsubize. Bush, my love. Waba ushobora gufata telefone ukifatira video ukananirwa gufata umwana wawe ukamupostinga? Imagine. As none se simple as n'umwana that. ntawe se bushi kandi bushi 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 Reka Abanyarwanda baravuga ngo Dumba ngo Irene ngo yagusabye ngo imbabazi ngo sijui nini ngo mubabarire. Ikiganiro cyo yagikuyeyo, ikiganiro rero kidiritinze. Oya zanagusaba imbabazi kuri public. Abanyarwanda bagomba kubimenya ko biriya bintu babikora bashaka views Honey, impamvu. thank you, sweetheart. Abo Thank you so Abanyarwanda much. Abanyarwanda ariko bavuga ngo ibyo Irene bya ngomba kumva imbabazi. viyuzi ibyo bya viyuzi byo Ikiganiro kwica rero izina ry'umuntu kidiritinze. nicyo nyine dumba Dumba ni ikiganiro wamusabye kudiritinga ugahita umubabarira. Noneho ngenda naramworeje amubwira Ngo ati none se agenda acyeditinga kiriyo ko ushobora kugeditinga kiri hariya. Namubwira ati narakubwiye ndabivuga. Naramubwiye genda weditinge ikiganiro bikatemo ko kirakwinjiriza amafaranga. Njye ntabwo ni umuntu ukomeza ubuzima. None ibyo byo kubyoroshye. Narakubwiye genda weditinga ikiganiro ukuntu kiriyo, ugenda ubikuremo ibyo biboro bya yampano kigume kigukorera amafaranga, nurangiza wandike statement usaba imbabazi neza we wakagoryiwe. Uzandike uzipostinge kuri Instagram yawe. Njyewe nawe turaba dukiranutse. Udashiramo za komuteri zawe. Thank you boss lady, thank you so much. Udashiramo za komuteri zawe Irene, udashiramo za komuteri zawe, ukore fucking statement uyandike uyishire kuri Instagram. Njyewe turaba dukiranye, turagikiranye. Kiganiro cyeditinga kuri ibyo ball. You don't have fucking 5 days from now. You don't have 5 days from now. Do it as quick as possible. Kana bikora nzamenya ko kabisa ari umuntu. Azahomba byinshi. Icyo kiroroshe guhomba. Ntabwo Natabikora bigoye cyane, azahomba. yabikora pazo, ntabwo ibyo bigoye cyane kweditinga. Aho views dore Ntabwo amusabye kubisiba. Ntabwo amusabye kubisiba. Azahomba none se byinshi. reka mubaze the owner mbwira impamvu kuva igihe yabimubwire kugeza na n'izi saa atarabikora. Nzatangirira ku cyakuzanye muri Canada. N'ukuntu watashe. Uribuka ibintu uribuka kado nuza yaguhaye ngo twarire umugore we. Ibyo wakoze. Niko nzatangira ndimo kuha trailer bwo ndimo ndaguha trailer wowe. Ndimo ndaguha trailer. Filmu kunizaza. Niko nzatangira ako ni gatoyi. Nzatangira kubya nzagenda kubya Vestine mbivimuzi. I give you fucking 5 days. Nkwade nakutano kwa you 5 days. Je te donne 5 jours. Cyakoze abajene barakubabaje Dumba. I'm so sorry for you. Sorry for that man. Urihagararaho wowe Irene, uri murihagararaho. Ndagukura akaboko mu mufuka. Ndagukura akaboko mu mufuka kanyoka. Ndagukura akaboko mu mufuka. Nakubwiye trailer ndaguhaye. Ndaza kuvuga icyakuzanye muri Canada. Nkubwire Kamana Yeri. Gift yaguhaye ugenda ushira umugore w'ukuntu byagiye ibyo mbanze mbivego mbanze mbigeze hari abantu bumva ukuntu wemuka. Nzamuke ngene ku bya ba Vestina na Docas mbivuga. Ngende ku bindi n'ibindi ncukumbura n'ibindi bindi urabizi nabyo byengene mbivugavuga. Ndagiye wanda gusotora nkugezeye. Urihagararaho kuzigusaba pe bijye hanze. Urihagararaho ndakura live ndumwe Instagram pana TikTok ibingibi abantu baza bakagira iki
batanga n'ububoro bwabo ndaza ndakora live ya Instagram mbanze na posting nyamamaze babwire ndashira umuceri wa myigire mbamamaze baze urebe ibihumbi 10 kuntu bikora mpano ntabwo yareze Dumba komuteri ngo ntabwo yamureze komuteri ntabwo yandeze komuteri kubera batazi igifaransa ngo yampano ntabwo yandeze komuteri ndabisubiramo ngo yampano ntabwo yareze Dumba komuteri Philip arimo arareba kuri National fucking TV Hai minsi ta ubu wari umunsi wa gatatu kuva naravuganye nawe na aga kuri telefone you haven't done it ntabwo urakora ibintu twavuganye ibyo bimenyesha ko ari uburyarya ndimo ndavuga gutya kubera tumaze iminsi 3 aga promoter yabanje kugenda aratwunga aratubwira aduhuzira kuri telefone nashaka kuvuga na Irene abanyarwanda mu bimenye duhura na Irene ubwa mbere Irene agenda asaba imbabazi arimo aravuga za komuteri nza hano ndababwira abanyarwanda ko ngewe Irene ntabwo nzimubariye kubera komuteri nzi ijambo cyo rimenyesha komuteri Irene aga promoter arongera duhuriza kuri telefone nanone nanze kuvugana na Irene aga ndamwemerera kubera mwubaha duhuriraho ndamubwira Irene ikintu ushobora gukora genda ukatemo ikiganiro katamo ibintu yampana ari maririza avuga ko namuhemukiye nurangiza ntabwo nshaka gusubira kuri kamera andi kurwandika urupostinge urimo uravuga urimo urasaba imbabazi nzima udashiramo ibigambo byawe bya komuteri ngo yampano ntabwo yandeze hashize iminsi 3 ibyo bintu twumvikanyeho ntabwo urabikora hashize iminsi 3 ibyo bintu ngongeye yindi 5 ngo ni iminsi 8 papa kandi nguhaye na trailer hano nzagutangirira nguhaye trailer hano nzagutangirira ubwo nifata va muri comment igere cyangwa uzamuke hano Ona nawe ibyo yigize ubisha amatiku ako gatoya n'aba karetse akayumva eregura mujama ntabwo yakoze aho umurirwa amatiku Godfather niba ari ndumuhamagare bahiye hahiye noneho abajyama muri commentaire iminsi bayigabanyije ngo hasigaye 4 bajureka nyuma y'iminsi 5 n'ubundi ugomba kuba nta kintu kiba kindakaje nk'umuntu yo gusaba imbabazi ziri fake twongeye tugahurira DM arambwira turashaka ko nkora iki nkamubwira ibyo agomba gukora hakaba hashize iminsi 3 atarabikora abantu bashobora kwibaza ko yakora ubundi iyo minsi 3 niba ikwemeje akuba ari abantu mushobora kuza abanyarwanda bakibaza ko Dumba ngo akunda ngo rwaserera ngo Dumba ngo ndagashobotse ntabwo ashobotse mbabwiye impamvu bishobora kundakaza ushaka uyikunde jubabwiye ati rwaserera nkimara kumva ko wababaye ukagera naho urera ubu turi kuvugana ngiyewe nk'umutabazi wa kare ubu turi kuvugana naje kukureba ndagufata he ngomba kuza nkabuhoza tu uri murimo muranseta kandi narindakaye mwana kamani seka naragushoboye utwo twagerageje bikanga oya gadi nawe nuze gukira ngo uza kudukiriraho kwakiriraho gute oya ubu turi mu mashaza gusa umunsi twiriye turya amashaza byose kandi bitewe na pazo sha Dumba arakazwa n'ubuzi none se bigenze byose bitewe Dumba narinda amahoro bari bazahitazamu Dumba kankubwira ikintu kimwe ugomba kumenya sibyo kandi njye nabizi ko ntazi kugira aga promoter ngo pfusha ubireke mwana abantu bose ngiye kuba contre y'abandi bose urumva Dumba thank you Aria kuba contre y'abandi bose nuko babyumva ngiye numvishe ikiganiro cya Irene ubundi Irene urabizi Irene ntabwo mwanga ariko sinamukunda ntacyo mfa nawe sinziranye nawe urumva Godfather mu magambo yose uvuga niba ushaka amahoro nanjye nushigikire Irene banza wumve oya ntabwo mushyigikira urukunyumva Dumba nushigikire mfite ntabwo mushyigikira kukumanura umva se niba mukeneye amahoro turabajyana muri stade amahoro niba ushaka amahoro nushigikire Irene ntabwo mushyigikira ko manzi unyumve kandi Dumba ukunda nuko biraza kuba byiza urumva biraza kuba byiza umanuye ariko kuvuga igitekerezo cyanjye ariko nubwo urumva igitekerezo kiragira kirya Dumba urumva uriya mutipe yafashe uburakari bwawe urukumva aragucururutsa kuko ibyo avuga byaba bifite ishingiro uriya mutipe yakomeje ku magambo urukumva ntabwo ngiye buriya umuntu ntabwo nari muziho
urumva hari iyo umuntu yakoze ikibi Dumba cyangwa umuntu yakoze ikosa kugira ngo yivane muri iryo kosa, urimo kunyumva, ni urugendo rurerure. Ariko for me intambwe ya mbere Irene yarayiteye, nubwo ikirenge gishobora kuba kitarageze cyangwa akaba atarasanye imbabazi nk'uko bikwiye, but he try ibyo umuntu ufite uwo muntu yagombye gukora. Mu kiganiro nabonye avuga ati mu bantu nakwifuza kubabaza cyangwa nashaka gukomeretsa, kuko wowe bitewe n'ukuntu muziranye bitandukanye n'ukuntu uziranye nawe, but the guy he tried. Aravuga ati Dumba nsabye imbabazi, nubwo yavugishaga ibyongereza avuga ati I'm sorry. So Dumba gerageza wumva icyongereza cya Irene cya I'm sorry ni Justin Bieber. Hari ukuntu umuntu avuga akavuga icyongereza cya Irene kuvuga ngo I'm sorry, that's soundingaga nabi. Ira I'm sorry kandi amaze iminsi muri Canada gusa ntabwo ziza. Ariko Dumba the guy he take his time bro, araza aravuga ati Dumba wabyumbabarira ubu udashaka kumva God, udashaka kugushyira imbere y'abafana bawe ntabwo nza kukumanura. Umva ngo sari ikintu kimwe Dumba, umugabo aravuga aca bugufa aravuga ati ntabwo nza kukumanura, naringiye kukumanura. Dumba he's one of my best friend. Dumba umuntu ushobora kwidekara avuga ati Dumba he's one of my best friend and I cannot, ntabwo nagerageza ikintu cyamukomereza cyangwa ku buryo namubabaza. Natunze umuntu kamera nkora amakosa, ariko Dumba kugira ngo umuntu aterura avuge ko yaguze ikintu kigambiriye kuri kamera, Dumba iyo ariko kazakora ari byo bimutunze ari ntabwo. Ariko kubura musore yarahagurutse agafata iya mbere Dumba mu burakari ufite no gufata Godfather buretse gato abantu mwese mu muting. Dumba yakuba very sorry, mbabarire nageze muri case nanjye ubwanjye ntari bwashe kureactinga mu buryo butari kubabaza. Nageze muri case nanjye ubwanjye ntari kureactinga mu buryo butari kukubabaza, kuko yarabizi ko aza kumbabaza. Buretse gato nagira uvuga no kuvuga ko yarabizi ko ari kumbabaza. Yoznise n'amagambo muvuye mu kanwa. Abantu ntabwo bajya bamenya ukuntu tujye dukoresha amagambo hano kumbuga, banagushaka gufata amagambo tujye dukoresha kandi ngo yankoresheho. Urumva ngo ntabwo nari reacting mu buryo butari bukubabaza. Deja arabizi ko ibyo yakoraga yagombaga yararimo arambabaza. Yeah, sure. Ariko arangije kuvuga ko Dumba ni inshuti yanjye, wowe niko kakubesha ati Dumba ni inshuti yanjye nzo naza kuyisaba imbabazi. Wowe nibyo wumva, wowe nibyo bintu ugenda nabyo. Okay, Dumba komeze wumve statement. Yaba yambabaje ate igihe cyose numva nababaje ngomba kumusaba imbabazi cyane. So Dumba yakuba very sorry, mbabarire nageze muri case nanjye ubwanjye ntari bwashe kureactinga mu buryo butari kubabaza. Turazira Phil Peter arumva arimo arikiriza. Phil Peter ashobora kumukiramo akamubaza, ariko Phil Peter arimo arikiriza. Ni inshuti yanjye kugeza no ku rwego nahuye na mama w'umubyara. Ako ngako kahita kagushuka ngo Dumba ni inshuti yanjye kugeza ku rwego nahuye na mama muri bumubyare. Yarangiye kuvuga ko yari arimo arambabaza biza bikora bizi, ariko yavuzemo ko yahuye na mama umubyara, wowe uhita ugira imuhi. Inshuti yanjye kugeza no ku rwego nahuye na mama w'umubyara. Ikintu cyamurakaje cyuko muri la case y'ampano yareze Dumba yavuzwemo, akoresha ijambo yavuzwemo. Izi ni impapuro ziyafungishije puzzle, izi ngizi ndazifite hano. Akoresha ijambo yavuzwemo. Godfather nindagira ndaza kugusomera ama statement yafungishije puzzle, mirongo yafungishije puzzle wumva umbwire. Wumve na ile nibyo avuze. Ibi nzaza live byose mbivimuzi byose. Kuri video ngo puzzle yamuhaye. Ubona bikokeye umunsi babyumvishe neza. Yabikurikiye ariko yareze Dumba yavuzwemo. Yabikurikiye umunsi nibwo yabyumvishe neza. Godfather ngo yabikurikiye uno munsi agiye gusaba imbabazi nibwo yumvishe impamvu bafunze puzzle n'ibintu biganiro batanze n'ibiki byose. Yagiye akora ikiganiro atazi ibyo arimo arakora. Godfather kikaba kiragiye nacyo. Ariko mu rukiko yavuzwe nk'umuntu wavuganye na
yama video yamuhaye ntabwo ari y'ubwambure ntabwo yamureze ku muteri ntabwo yamureze ku muteri ntabwo yamureze ku muteri ntabwo yamureze ku muteri azamo n'iki ntabwo yamureze ku muteri. Godfather, now you can unmute. Ya Dumba ikintu kiriho ni kimwe sibyo? Sokorinde ko iyo umuntu avuze ngo arimo arasaba imbabazi aravuze ngo ntabwo yamureze ku muteri. Dumba ubije ndi kukubwira ni iki ngiki ugerageze kunyumva. Umujene ntabwo yigeze ahakana ko yaguhemukiye ko yanagukoreye ikosa. Ntabwo ariho turi ibyo biveho ari mu gusaba imbabazi. Ubu turimo turumva arimo arasaba imbabazi ku kiganiro. Arimo aravuga ngo ntabwo ya mpano yandeze ku muteri. Ntabwo byumvishe? Yego ndabyumvishe. Ngaho wowe izo mbabazi urashaka ko nzimuha? Okay, yaha. Bivuze ngo kubwanjye bivuze ngo ntabwo byakakubabaje Dumba kuko ntabwo yakureze ku muteri. Ntabwo yandeze ku muteri. Iyo ni context ya uretse gato. Uko niko mushobora kubitwara ariko wasanga Irene yaravuze gutyo ashaka wasanga bivuze gutya ashaka kumvikanisha ko kuba yatanze ikiganiro atazi ko ari kugushyirishamo nk'umuntu warezwe nk'umuntu uri muri kese. Unyumve neza cyane ya mpana ashobora kuba yaramubeshye uri kunyumva wowe ukazamo nk'umuntu uri kusanga muri iyo saga ariko utararezwe. Irene akaba ari gusobanura akavuga ati ntabwo njyewe nari nzi ko inshuti yanjye iri muri kese ndetse yaratangiwe ikirego ngo ntange ikiganiro gishyiramo. Gute abantu bashobora kugukurikira ariko niba ari inshuti ye gute bamushuka bakamubeshya? How can people uzi ko people follow you? I know ariko mbabwire Dumba reka nze kubwire abantu ndakubwiye muri urabyumvise arimo aravuga ko arimo arasaba imbabazi arimo aravuga ngo ntabwo bandeze ku muteri. Pazo avuye muri prison bavuye kumufunga. Arimo arasaba imbabazi arimo arambwira ati ntabwo bandeze. Urabizi ko ibintu byaguhungabanije mu bantu baguturishije ngerageza no kuguha kauberi ariko igihe umukene kukubwira ni iki ngicyo cyo. Reka ngusomere Dumba ndabifite urabizi. Uretse gato noneho ngusomere ikintu cya aho bafungira Pazo ukuntu bavuze. Bafunga Pazo bavuga ati Shime Patrick Alias Pazomani yarabajijwe mu mvugo ze avuga ko izo video za uwo rizagwira Florier Alias Yampano wa Boy yazibonye koko ziturutse muri email ye urega ngo kuko iba muri telefoni ye kandi umuntu wamufashaga anamubereye manager agira uburenganzira bwo kwinjira muri email ye ko ngo amavideo abitse kuri email ahita yizana kuri telefoni ye. Akavuga ko nyuma yo kuyibona nta muntu n'umwe yayihaye ko ibyo bamurega bamubeshiraga ariko tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha kuko impamvu sakuje ngo difata niba utarize mbangeza ahantu ha punchline hari very important ugomba kumva. Urumva urabizi ko kuza konsuzugura kuri pano yawe atari ibintu ugomba ndakumanura urumva ndakumanura ariko tugasanga mutinga kuri Kigali bakaba barakujugunya mutinga amabera nyuma wa mama kandi mutinga saba imbabazi sorry you mutinga ariko tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha kuko raporo ya cyber yerekana ko itariki ye 11 ukwezi kwa itariki 11 ukwezi kwa 11 2025 yamenyesheje uwitwa Dumba akoresheje video record kuri WhatsApp ko arimo gushakishwa na RIB ko yamusibira video zose za uwo rizagwira Florier Alliance azohereza bivuga ko yari azi neza ko zirimo gukwirakwiza kandi ari we ziturutseho. Iyo nyandiko Yampana ajya gukora ikiganiro kwa Irene yarazimutwarira abanza kuzisoma. Irene iyo ngiyo ni responsibility yiwe kumenya ikiganiro agiye gusohora kubera aho ngaho iyo baza kuntwara Irene ibyo ngibyo ntabwo yari kubimenya niyo mpamvu birimo biramugaruka right now. Okay, nk'inshuti yawe Irene ibibazo bikimara kukubwira nk'uko umuntu inshuti zawe zakwegereye Irene yabashije kukwegera kugira ngo amenye reka ntabwo yigeze ntigeze kwa ntabwo yigeze ambaza ntabwo yigeze anambwira yarebye side imwe nicyo tuzi ndimo ndakubwira yari kuri side imwe yashatse views nabyo kuri side ibi bintu barangije kubifata biri mu izina Dumba Pazo bahise bamutwara ku mufungo
ni ukuvuga ngo Irene yabonye inkuru iri gutwika yibagirwa kuri inshuti ye. Arashaka views. Godfather nta nubwo ari n'iby'ubushuti niyo yaba ari undi muntu ntabwo ari ibintu udashobora gushyira hanze because bishobora kugira ingaruka ku bandi bantu urumva so ahubwo wenda nk'umunyamakuru uri professionnel yari kureba izina nka Dumba bavuze gutyo nawe yahamagara Dumba nga making sure ko na interview ya Dumba yifata ngo nayo ya upload kwese turebe impande zose the story yiwe exactly Ibi ngibi muri kubivuga gutya nk'abantu muri gukoresha amarangamutima angenda garuka ku bantu bakora ibintu nk'ibi usanga bavuze ku muntu n'inshuti yawe ukamuvugaho wowe mucomana turabizi sheri nakuvuzeho urababara ariko nyuma naraje ndakwegera ndagusobanurira uranyumva nakuvuzeho naraje njya cyane ariko se wigeze ubipostinga kuri live biraho ariko Godfather ariko kubisiba ntabwo ndi kuvugira Irene murabizi ko Irene wari muravuga ikintu nshaka ni iki ikintu nshaka muri ko twumve Dumba n'umuvandimwe ikintu nshaka kujya mu kubanga ko Pazo yafunzwe azira ubusa Godfather banza umve niyo point byonyine byari ikintu njya nibaza iyo muvuze ku marangamutima iyo umuntu ashobora kujya ari hanze akabona agiye kuraburiza no kuba yakorwaho n'ibintu yagize yikoreye ubwe kuko azi ko social media ariho ahantu hambere ho kuza gufata amarangamutima ndetse n'ibitekerezo by'abantu agafuringa isi yose abeshya ariho yahereye noneho hataranatanga n'ikirego ni gute ushobora kuvuga ngo birimo amarangamutima narafunzwe bro Godfather hari n'ikindi Dumba yatubwiye ibyo byose byakozwe n'imbabazi yasabye zumvikanye ko zari za Nyirarureshwa yaramubwiye ati ikiganiro wakoze umvuga genda ucyediting ntabwo yamubwiye ngo nagisibe oya ukatemo ibintu waho na n'ubu ntarabikora aho hari ikibazo arangije gusabiza imbabazi naraje kuri live ndavuga ati mbabaje Irene nkanjye ukuntu ntekereza n'ukuntu mbibona n'ukuntu byari bimbayeho navuze ko imbabazi za Irene ntabwo nzemeye aga promota arongera araduhuriza mu gikari kuri telefoni turongera turaganira tubivugaho ndamubwira Irene bavuga ati wowe nicyo ushaka nambwira ikiganiro nta kibazo kirimo kirakwinjiriza genda ukatemo ibyo bintu yampana arimo aravuga ukuntu nari namuhemukiye ko sinshaka kunyanduza nurangiza you don't need kugenda kuri televiziyo kunsaba imbabazi wandika ibintu uvuga ati injye na Dumba twajyane uvuga ati ni izi ngizi ni imbabazi usabe izindi imbabazi ni uburyo bwinshi ushobora kuvuga ushobora kujua n'amagambo yandi bibe clear nanjye ndaza kuza mbwire ko nuza nkubabariye ubaye umunsi wa gatatu ibyo bintu twumvikanye ibyo biragoye kweri ntabwo byari bigoye urumva ubaye umunsi wa gatatu nta muntu utarabonye video ya yampano arimo arasambana yagiye muri boro yose buri telefoni yose y'umunyarwanda n'umuki n'umurundi baravuze ngo Dumba ni njyewe wari uri inyuma watumye Pazo ari hano watumye Pazo wowe Godfather urabizi neza Godfather twabaga turi mu gikari ntabwo twari ubwo bushinyaguzi bwanyu ndabwanga Godfather when it comes with me ukanye ntuzajya ibiboro ubizanamo ibintu by'imikino n'ibigutwika icyo gihe Godfather waje hano ibyo bintu wari ubirimo you participated a lot muri ibi biboro natinye social media bro urumva uwo mukaritasi ntabwo ashaka kwemera Irene uraza kwemera ku ngufu uraza kwemera ko wankoshereje ku ngufu cyangwa urahomba byinshi abantu mwese mwibazaga ko Irene ni inshuti zanyu n'iki abanyarwanda ndabazi mushaka abantu bameze neza Irene ndaza kumumeza nabi turebe niba muzongera kuba inshuti ze cyane no kumukunda no kumusapotinga buri muntu aba yicaye kuri gasiya ze zose njyewe hano naje hano niryo ndayifatanyishira kuri nuza ndayizunguza abanyita umupede ntabwo nigeze nigira umuntu wa danje mwiza bankunda ukomeze nuko nguko iswawe Irene wibrandinze nk'imarayika bro ndaza kwereka abantu kuri inyamaswa yarabivuze bamwita umusazi nguru umurokore nguri manager w'abarokore mwari murimo murakora neza muhitinga views nanubwo mugikeneye promotion that was very good
bari umva wakoze mu giti uko wakoze mu kingwe wakoze mu kingwe bro. nyuma ya ibyo yagukoreye n'ibikoze biramuha isomeje azaba yabikoze bire wamusabye ngewe ndabyizeye. ntabikora natabikora ubwo nawe arabashaka ibintu birebire. ntashaka bireke hari umuntu nashaka byihorere natuza mvomera witushigure kuri umuceri ndayo n'igipira. Ngewe sinungukaga muri ibi biboro byanyu murabizi simbikuramo amafaranga maze kubabwira ko ngewe ndi umutemyi w'ibiti. Imibiti niko mbayeho niko mbayeho ntago murambona ndimo ndashaka amafaranga kuri YouTube. I have never icyo nakoze nabahesheje amafaranga aba YouTubers. I don't get money from this shit. I don't get money from this shit. I promote music for free. Yego bamwe baranyishuye urumva baho bako Kigali bari bamaye amafaranga ko Kigali thank you waranyishuye like ariko nabyo simbifata nk'ibintu bya danger naye ko Kigali nuzi cyari kibaza ko ngo wangira ibintu bya danger. You have never given me money that I'm worthy for, but thank you. I'm not worthy the money you guys have given me, but I still thank you. So rero niazagire n'umuntu avuga ngo yamaye amafaranga nk'iyi na muntu. I know how much I'm worthy. I know how much I'm worthy. Then most of the shit I do for free entertainment. I don't lose anything. Ndaceceka ngire gutya n'icyo ari hano nteme ibiti byanjye ndyame na social media zanyu nziveho ariko Irene ngusize hanze. Ngusize hanze Irene ndabivamo urabizi. Irene that's how you don't think. Wanze kwibuka ko dumba ibi bintu ntabikuramo amafaranga nshobora no kukubabaza. Ni brandize nk'umublog ushobora kuvuga ibintu byose. Irene n'ubwo bwenge ntabwo wagize. Ubwenge ntabwo wagize. You will sit down and sindakubwira ntabwo bizaba amahoro. Mushaka kwibaza kubera kirimo ndavuga ibi bintu nuko nongeye nari nacecetse ntabwo nanumvaga ntashaka kubivuga ariko Pazomana araje bikabigaruka. Pazomana turi kuri pano na Pazomana murimo muravuga Pazomana ivyayisuri bamusanze ubutabera bwo mu Rwanda mwarakoze. Umuntu bari baravuze ko natumye muri gusura ama video ari free bamusanze ari umwere. Ayo ma video ntayo yampaye ntabwo twigeze tuyabona ntabyo yigiza mpa. Ntabwo nakabaye imbabaye gucya ndimo nigirisha. Iyo biza kuba byarabaye ntabwo nakabaye narababaye ukunguko. Uyu mugore uri kunyitambika imbere buragiye madamu va mu nzira wowe madamu wafuye mu nzira. Yesu mwami wewe wa mudamu va mu nzira sheri. Yesu mwami